ntibizabatangaze rero ko na n'ubu bikomeye mu maparuwasi amwe yewe no mu madiyoseze kwemera inzira nk'iyanyu, kuko icyoroshye ni ukugendera mu bintu bigaragara ukanyura iyi nzira. Tisimu ni yayindi, gukomezwa ni kwa kundi, kwiyegurira Imana ni bya bindi tumenyereye, ariko udashatse indi nzira y'uruhande. Iyo mpamvu inzira ya neokatekumena ishobora kuruhanya, babigira ukundi, umuzika wabo usa ukundi, ugusenga kwabo kumeza ukundi. Abantu tumenyereye ibingibi, niwo murongo wa kiliziya, niwo murongo mwiza kandi turawemera. Ikintu cya mbere rero ni ugufata amakoti yanyu n'amakanzu mukavanaho umukungugu wose w'imyaka byagiyeho bibabuza kumva no kubona, kuko nicyo kintu cya mbere konsili yatuzaniye. Ni ukukubwira ngo reba ukundi, umva ukundi, umenya aho ugana nibyo, ariko ubeho mu bukristo bwawe uko ubishaka, uko ubyumva. Cya kabiri ni ukujyana na kiliziya neokatekumena, inzira yayo yemewe na papa, kugendana na kiliziya. Ntabwo muri hari amadini menshi ubu ngubu, ni muri idini rishya, muri ba bandi bafite uburyo bushya bwo kugendera muri kiliziya. Kuko iyo utaye kiliziya uba utaye urukundo, cya kindi Roho Mutagatifu adushyiramo, kuko urukundo rutuma abantu babumwe, bikanatuma uta n'ukuri. Kumva wenda papa ntacyo avuze kuko bihuye n'ibyo urimo bindi, ukumva mbese ugatangira gutekereza ku buryo bwawe. Papa y'ubutungane Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri, igihe yemeraga iyi nzira yaravuze ati, nemeye inzira ya neokatekumena nk'urugendo rutoza ukwemera gatolika rubereye abantu n'ibihe turimo. Ukwemera kwanyu ni ukwemera gatolika, ku buryo anabwira n'abepiskopi yuko iyo nzira yagombye kudufasha mu murimo wacu wo gutuma abantu bemera Imana. Agira ati, inzira ya neokatekumena ibereyeho umwepiskopi ngo ibe uburyo bwo gutunganya muri diyosezi itozwa ry'ubukristu n'uburere buhoraho mu kwemera. Niki inzira ibereyeho?